Yes, twizere ko meze neza mu bice bitandukanye kabisa. This is the weekend, turi mu weekend kuwa gatandatu. Niba mugenda shaking ndi kumwe n'umwana hano. Umwana mutoya se. Tutavuga kuri mutoya cyane. Uratangira twibwira utubwire amakuru yawe, witwa nde, usanzwe ukora iki, n'iki kikugenza hano? Nitwa Rwizangoga Melissa. Ariko nitwa Aria. Aria. Aria ni izina ryanjye ry'ubuhanzi, ubwo ndaririmba nyine. Uri umuhanzi. Aria, watangiye kuririmba ryari, uririmba iyihe njyana? Ndirimba R&B, ndatangiye mu mpera za 2016. 2016 ubwo watangiye kuririmba muri rusange. Indirimbo yawe ya mbere ni iyihe? Uturirimbiraho akantu gato wenda kugira ngo tukubaze n'utubazo twihuse cyane. Indirimbo yanjye yitwa Isembireke. Niyo ndirimbo yanjye ya mbere. Ibiki? Iby'urukundo. Iby'urukundo se ufite umukunzi usanzwe urakundana ku buryo byakugejejeho kuvuga ngo Isembireke? Oya, ni inspiration muri mu bantu baririmba. Inspiration yavuye he rero? Yavuye ku mushuti wanjye. Byari bimeze ute icyo gihe? Nyine yari afite umuntu bari kumwe ariko akabona bitagenda neza, kangisha inama rero ati Isembireke. Ariko uri na keza de, ndabona uri keza usanga. Ari we na Shadibu ninde mwiza se uri njye? Yego. Byo ni ibintu wagereranya. Urenze Shadibu ariko. Okay, buri muntu ku giti cye ararenze. Ku giti cyanjye nawe ndarenze. Shadibu rero nawe ararenze ku giti cye. Shadibu ntabwo yaza ngo kwigereranya kubwira ngo ndakurenze. Uravuga ati umuntu ku giti cye, Shadibu ntabwo yambwira ngo ndarenze. Umuntu wese ku giti cye abarenze. Okay, indirimbo yawe ya mbere turirimbiraho gatoya cyane hamwe tukubaza utundi tubazo tugiye twerekeranye. Okay. Bireke ko mbona ntamwizerwa, bireke ko mbona bose ari bamwe, ese mbireke hey, ese mbireke hey. Bireke wabiretse se. Okay, turimo turagenda tuganira nawe. Hama ibi bintu byo kuririmba byaje bitubundi? Naririmbaga kuva kera, naririmbaga muri korali, navukiye mu itorero ry'Abadiventiste, ababyeyi banjye baririmba, nanjye njya muri korali ndaririmba. Kugeza aho rero numva ko nanaririmba nyine ibingibi ko ushaka kwagura impano. Yego. Ese kuririmba, kumva umuntu wari umudive agiye kuririmba muri sekira biba ari ibintu bitandukanye cyane. Abantu ntabwo bifata kimwe, ariko ntacyo bitwaye. Ababyeyi babyakiye utere uvuga ko ugiye kuririmba mu ndirimbo z'amahanga nk'uko bakunda kubivuga? Ababyeyi ntabwo babanje guhita babyumva, ariko nagiye basobanurira kandi mbaremamo icyizere, bagera barabyumva. Okay, inzozi zawe z'umuziki ni hehe? Urashaka kwerekeza hehe? Cyangwa se uravuga ati nzakora umuziki, wifuza kuzageraho, urwego rwawe wifuza kuzageraho? Ndumva nifuza kuzagera kure hashoboka, kandi mo ndabiharanira. Murakora cyane. Ibintu tugeze mu kanya k'ibibazo bidasanzwe, ibintu wiyizeho ku buryo uvuga ati ngiye ibintu kuri njye ntibisanzwe n'ibihe? Bidasanzwe gute? Ibintu bidasanzwe, duhere ku imico wihariye, uvuga ati uyu muco ashobora kuba ari njye wihariye. Ntabwo nkunda kurakara. Mwera wisekera se? Kinini. Umva uzashaka nk'umugabo ryari se, ko mbona ugenda ukura? Akuze se? Twavuga ko ukuze cyane. Ntabwo ndi umwana, ntabwo nkuze cyane, ariko ntabwo byo biraza. Ikintu kiri imbere ni ugukora umuziki. Umuziki ni uri imbere. Kugeza ubu umaze kugira indirimbo zingahe noneho? Maze kugira indirimbo 3, harimo imwe ifite video. Babyakiye ute ababyeyi bawe bakimara kumva ko wagiye mu muziki? Bamaze kubona video yanjye ya mbere, babonye ko nkora. Barambwiye ati courage ndacika intege, uzaza kurushaho. Ni iki ubona se ugiye kuzana mu itandukaniro ry'umuziki we, cyane cyane ku bigendanye n'abakobwa? Umuziki se ni ugukora cyane tu, ni ugukora nyine, atari bya ndi umuhanzi aza wagera hagati ukabona nyine asa nkaho yabuze yanjye, abantu banjye banyitege. Okay, ngiye kwanga nka Senderi yigeze kuvuga ngo njenje, yari hip hop yavuga ngo njenje. Okay, ku bahanzi b'abakobwa bo mu Rwanda baririmba yaba mu njyana zose, ninde w'icyitegererezo cyawe ku buryo uvuga ati wenda sinifuza kuba nkawe, ariko she's my role model? Mu Rwanda cyangwa mu Rwanda?
mu Rwanda rero mu Rwanda bakora neza bose bakora neza pe ariko hanze umuntu witwa Ariana Grande ni umuntu wanjye kubera se mose mwenda gusa mwenda kungana ndamukunda kandi ni mutoya nawe arakora cyane ubona ko peta n'abakuru be ndamukunda rero cyane ni umuntu mfatiraho icyitegererezo. Okay. uri umusitari wese ugiye gusohoka cyangwa se mu gihe utari mu bintu byinshi ukora iki tuvuge hobby zawe arabakunda gukina koga ukunda ibiki nkunda koga mu ibase cyangwa nkunda kujya ku mazi kuri pisine nkoga akora kagenda muri gym gakora twa domino dukeya none ufite twa domino twa six yes urumva ko wakunda koga amango akajya no muri gym agakora twa domino ikintu wiyiziho kidasanzwe kakadefo wenda nubwo atari ngombwa kukambwira karahari kakadefo uvuga ati aka ni akadefo kuri njyewe njya nkunda kugira isoni ariko nyine njya nkunda kujya nko kubwira umuntu ikintu numva nyine ari n'ibintu nagambiriye ariko nagera bikananira niyo ikibazo nagambiriye kubwira wowe ibyo nagambiriye kubwira nabikubwiye numva ndimo kugenda ako kantu gakira. Ikintu ubona cyari kukugora cyangwa ikintu cyagutunguye cya mbere ugisohora indirimbo ni iki urayisohoye igiye hanze iki cyagutunguye bwa mbere? Numvaga ko hatari abantu benshi bayibonye ariko nabikeka ntabwo ariko biri hari abantu benshi bayibonye barampamagaraga kuraje komerezaho byaranshimishije cyane. Wenda iyo Imana iza kuguha amahitamo n'utubazo turi fani turi aho nyine iyo Imana iza kuguha amahitamo urabona uri umukobwa urasa n'abakobwa rwose ufite look y'abakobwa ariko iyo Imana iza kuguha amahitamo mbere urebye ku bintu bigenda biba ku bakobwa n'abahungu wari kwemera kuvuga kuri iki? Ndi umukobwa ntabwo wari kwemera kuvuga kuri umuhungu? utuntu tuba tuba ku bakobwa buri kwezi buri biriya bintu urabyemera ku buryo utari kuvuga ati nta kintu bitwaye njye nari guhitamo kuba umukobwa. basatira imyaka uri bukure warakuze cyangwa natubwiye ngo ufite imyaka 19 uteganya gushaka umugabo ryari se? Mfite nka 24 rwose urumva itazagusiga udafite umugabo nyine muri icyo gihe byibura ubu ntabwo numva ko ntabwo biri imbere ubu ngubu ndacyari na mutoya. Cyari muto ese nta muhungu w'ishuti mukundana ufite? Umuhungu se uwo uzakunda ngo azaba ameze ate? uko azaba ameze se appearance sinzi wowe uravuga ati tubwira umuhungu wifuza sinaba ngiye kuvuga ngo azaba ari muremure cyangwa ari mugufi ababeshyi ubwo wenda sinzi azaba ameze ate gusa nino hari umuntu nkunda. Niki ubona kuri Knowless wenda Knowless ubona iki wamwigiraho cyangwa se umufata ute mu muziki nyarwanda? Knowless cyane ni umuntu nkunda ko namukunze kera ndi no ku ishuri nasanga mfite ikayi yuzuyemo indirimbo ze zisubiramo rero ikintu mukundi ni umuntu w'indwanyi ntabwo ajya acika intege arahatana agatana kandi icyo yiyemeje akigeraho rero nawe ni umuntu navuga ko mfatira icyitegererezo. Mu bahanzi bo mu Rwanda bafite izina bazwi ku ruhando wenda rwa muzika mu Rwanda ninde wifuza kuzakorana featuring nawe ukavuga ati wenda nubwo nkiri kurwana ku ndirimbo zanjye ariko uradukoranye byanshimisha? Social Bruce Melody tuvuze umwe niba wa mbere Bruce Melody dukoranye ndakumva ari ibintu byiza cyane. Umwihariko se kuri Bruce Melody niki gituma ushaka gukorana na Bruce Melody kurusha cyane umukundira iki kirenze? Wenda wese kuba yitwa Melody kuba yitwa Bruce Melody afite na melody nziza arabizi pe. Wabigenza ute wumvishe ukajya kumva ngo Riderman araguhamagaye akakubwira ati dukorane nk'akaririmbo wenda sinzi niba ukunda baraperi? Riderman aramutse aguhamagaye akakubwira ati dukorane indirimbo ntabwo natinza murabyumva. turi gusoza rero n'icyo wasaba abakunzi bawe muri rusange ku bijyanye no guteza imbere umuziki wawe? Nababwira bagume babe hafi yanjye bagere ko turi kumwe hanyuma nanjye nabasezeranya ko ibikorwa byanjye bagiye kujya babibona byinshi kandi byiza. Ariko akantu bita Slay Queen urakazi? Nza numva ngo Slay Queen
baba bameze tuba wenda wasobanuraho gato Slay Queen nk'ukuntu njye mbyumva Slay Queen numva ari nk'umuntu Slay Queen aba ari nk'umuntu numva ari nk'umuntu wizeye wiyumva ko ari mwiza wiyumva ntabwo umuntu utiyumva yavuga ko ari Slay Queen. Tugushimire cyane urakoze kandi success ikomeze ishyiremo imbaraga zawe ndabashimiye nawe cyane comment ya mbere ugisohora indirimbo bakubwiye ngo kirundi bambwiye ko ari sawa bambwiye ko meze nk'umuntu umenyereye usanzwe uririmba. Urateganya iki mu maproje ari imbere? Mu proje ari imbere hari indirimbo ndi gukora nyuma ya nyumva yitwa Ntibari kunsiga nzasohokana na video hari n'izindi turi gukora. Ntabwo ukunda kuririmba indirimbo zigendanye n'urukundo kandi batubwiye ko nta mukunzi ugira. Nawe ariko urukundo yumva Ntibari kunsiga yaragusize se byagenze ute tubwire wenda gato tukiza true story wenda. Ntabwo ari true story ariko nyine Ntibari kunsiga ni ukuntu umuntu mukundana nyine mukaba inshuti bigakomera nyuma nyine bikaza kurangira ariko ari we uguhemukiye. Umukobwa wawe ati kuki nyuma ya bya bindi muhimbira abandi si byose. Tugushimire cyane urakoze kandi twifurize ishya n'ihirwe mu muziki. Ubu ugiye kujya uhatana na Knowless uhatane n'andi bundi wumva muzakompeta ukaze cyane. Ntabwo ari competition ahubwo twese tuzakora cyane. Wifuza nko kuzarenga tujya twumva ngo mu Nyarwanda Knowless yanominizwe muri